Haleluya, haleluya nshuti z'umusaraba. Iyi ni Arabohora TV. Arabohora TV ni televiziyo ibagezaho ijambo ry'Imana kandi rizima kandi ryuzuye. Ikintu ushaka kubashishikariza nuko mwakumva ibi biganiro, mukumva izi ndirimbo. Nukuri aha harimo ubutunzi bukomeye. Twebwe dutanga amafaranga kugira ngo tubagezeho ubutumwa bwiza. Ariko rwose ni mubwumva mukabwitaho muzaba mugize neza. Ikindi tubasaba iyo mubyumvise mujye mubishishikariza n'abandi mubibahe. Iyo ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Inkunga tuvuga nuko abantu bamenya ubutumwa bwiza. Abantu benshi bakunda kwibwira ko abantu bafite ama YouTube channel bose akenshi baba bashaka amafaranga. Ntago ariko biri. Twebwe intego yacu nukwamamaza ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Kuko twamenye neza yuko isi ishirana no kwifuza kwayo. Niyo mpamvu nshaka kubaganiriza kuri aya magambo y'Imana ari gufasha ubugingo bwanjye, ngira ngo namwe abafashe. Twaririmbye ni byiza ku rukundo rw'Imana. Icyo nshaka kubabwira nuko urukundo rw'Imana rukwiye kubana namwe mu byo mukora byose, mu byo muvuga. Iri jambo rero ni ijambo rivuga ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Mwari muzi ko Yesu ajya acira abigishwa umugani? Ese uri umwigishwa wande? Uri umwigishwa wa Yesu cyangwa uri umwigishwa w'ibindi bintu wa Satani? Reka dusenge tuganire. Mana data wa twese, izina ryawe iryubahwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka biba ari byo bibaho, kandi iri jambo tugiye kwiga ribashe guhembura ubugingo bw'uwarurushye, bw'uwaruremerewe, mu izina rya Yesu, amen. Ijambo riravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri jye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri jye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri jye. Ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri jye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kandi ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri jye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo nibyo byubahisha data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Hano haravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nkuko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbese inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Simwe mwantoranije, ahubwo ni jye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane, amen. Rero mbabwire inshuti zanjye, iri jambo ririmo ubwenge bw'Imana. Uyu ni Yesu waganiriraga abigishwa anabacira umugani. Yabaciriye umugani w'umuzabibu n'amashami. Arababwira ngo ndi umuzabibu w'ukuri
kandi data ni nyirawo uwuhingira. Bishatse kuvuga iki? Ndi umuzabibu w'ukuri. Ni ukuvuga ngo data ni nyirawo uwuhingira. Ni kuvuga ngo nta wambanjirije, ni njye wahozeho, ni njye wabaremye. Ndi umuzabibu w'ukuri. Hano haravuga ngo namwe muri amashami. Yesu ashimwe. Ngo data ni nyirawo uwuhingira, data wo mu ijuru. Data niwe waremye abantu bose abashyira ku isi. Noneho hano haravuga ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho. Ngo ishami ryose riri kuri uwo muzabibu ridashobora kwera imbuto, ngo data arikuraho. Ibi bishatse kuvuga iki? Abantu benshi barasenga, ariko abantu Yesu ashaka ko bamusenga ni abantu bamusengera mu kuri no mu mwuka. Ni abantu bera imbuto, kuko aravuze ngo ishami ritera imbuto kuri uyu muzabibu arikuraho. Impamvu arikuraho ni iyi, nuko nyine ritera imbuto. Hari igihe rero umuntu ashobora kwibeshya. Ndagira ngo hamwumve neza, aya ni amagambo y'Imana asobanutse. Ishami ryose bishatse kuvuga ngo umuntu wese utera imbuto ntabwo anezeza Imana. Igihe kizagera kurweho, igihe kizagera yibagirane. Ariko mwumve noneho ngo iryera imbuto, ngo ishami ryera imbuto ngo aryanganyaho amahage. Imana ishimwe. Arikuraho ibibazo byose, arikuraho ayo makuba, ayikuraho ibiribuza kwera imbuto kuko ryamwemereye, aryanganyaho amahage. Nta muntu ushobora gukuraho ishami ryera imbuto, kubera ko iri shami ryera imbuto ryera inzabibu. Kandi izi nzabibu, uyu mutobe w'inzabibu iyo abantu banyweye bumva uryoshye. Na nyiri uyu murima w'umuzabibu ari we Kristo ngo yanyweyeho. Anyweyeho aravuga ati ahubwo noneho mufumbire uyu muzabibu cyane kugira ngo were imbuto nyinshi. Bivuga ngo umuntu wubaha Imana, Imana izana ibintu byose byangombwa mu buryo bw'umwuka byo kumushyigikira kugira ngo akomeze kwera imbuto. Uku niko data ari kuvugana namwe. Wowe ufite intego yo kwera imbuto, wowe ufite intego yo gukizwa, wowe ufite intego yo kubaha Imana, wowe ufite intego yo kuva mu byo wari urimo ukinjira mu byiza by'ijuru, Uwiteka arakubwira ngo amena. Nuko rero mbibabwiye bitaraba. Yarabwiye ngo sinkibita abagaragu. Abantu bose bagambiriye kwera imbuto baraba bahindutse inshuti z'Imana. Abantu bagambiriye gukizwa, data arabakuraho ibyo bibazo, izo ndwara, ayo makuba, ibyo bigerageza ubona byakugwiririye. Ukajya kubona ukabona uburwara bwose buragutondagiye, ukabona abarozi baragutondagiye. Mu izina rya Yesu hinduka inshuti y'Imana, uzura imbaraga z'umwuka wera. Sinkikwita umugaragu, kuko umugaragu ntamenya ibyo sebuja akora, ntabwo amenya ibyo sebuja atekereza. Umugaragu uramubwira uti genda unkorere biriya ukabimwereka. Ariko inshuti ujya inama na Kristo, uganira na Kristo, uganira n'umuremyi wawe, uganira na data wo mu ijuru. Ntabwo akikwita umugaragu, ahubwo uri inshuti y'Imana. Ndagira ngo mbibutse ko ikintu kibabaza Satani ni ukuri inshuti y'Imana. Sigasira rero ubu bushuti. Hano haravuze ngo ibyo bibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri tegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta ubw'umuntu ufira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Muri inshuti za Yesu akondisiyo ke, nimukora ibyo mbategeka. Muri inshuti zanjye. Noneho hano haravuga ngo simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije, kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwera imbuto. Reka mbabwire bene data bakundwa, Imana yabashyiriyeho kugira ngo mugende mwera imbuto. Ese imbuto ni iki? Imbuto ni kwa kuntu witwara, ni kwa kuntu ugaragaza Yesu, ni kwa kuntu wirinda, ni kwa kuntu habaho itandukaniro hagati y'umuntu wamenye Imana n'utarayimenye. Imbuto
abakristo benshi bakunda kwera imbuto z'igihe kimwe, ubundi ikindi gihe imbuto zikabura. Umuntu akera imbuto kubera yuko ari mu munezero, amahoro ahari, agakundana akagira gute, ariko ibibazo byaza urukundo rukagenda, ntabwo urimo wera imbuto. Imbuto Yesu avuga ni imbuto zidahundura, ni imbuto zitarangirana n'igihe, ngo ujye kubona ubone nk'abantu bazi nk'ibiti by'imyembe, hari igihe bihundura avoka bakavuga ngo ibiti ngo imbuto zarahunduye. Ntabwo ari igihe cyo kwera kwazo. Imbuto Yesu adusaba ni ukuzera mu gihe cy'umunezero, mu gihe cy'umubabaro, mu gihe wageragejwe, mu gihe wakunzwe, mu gihe wanzwe, mu gihe warenganye, mu gihe utarenganye, mu gihe washoboye kubona urubyaro, mu gihe utarubonye, mu gihe wabyaye abana bakakunanira, naho Imana igusaba kwera imbuto. Mu gihe wabonye akazi cyangwa mu gihe utakabonye, mu gihe ubuzima bwakubereye bwiza cyangwa igihe ubuzima bwabaye bubi, mu gihe uri imfubyi ufite igikomere cy'ubupfubyi cyakubase, no mu gihe ufite ababyeyi. Ahangaha Imana idusaba kwera imbuto. Umva rero ko Imana yavuze hano ngo kugira ngo mugende mwera imbuto, ngo kandi imbuto zanyu zigumeho. Ndagira ngo rero dusengere abantu imbuto zaguye, zahunduye, zitakiriho. Ukisuzuma ukavuga utariko ahangaha imbuto zaraguye. Bene data banciye intege, imbuto zirahundura. Imana itugirire neza. Umva hano nanone ngo icyo muzasaba, icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye, icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe, azakibaha. Hano haravuze ngo kugira ngo imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ubu tugiye rero gukomanga ku irembo ry'ijuru. Icyo tugiye gusaba data twiteguye kukibona. Urashaka gusaba iki Imana? Imana irakubwiye ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose. Abantu bakunda gusaba nabi, ariko Bibiliya irakubwiye ngo nuguma muri Yesu ni wera imbuto zikwiriye abihannye. Nugira ishyaka ry'ibyiza, nugira ishyaka ryo kuvana benshi mu byaha, ukabahindura, ukabafasha. Si wowe ubahindura, n'imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Ariko ushobora kwerera umuntu imbuto bikamutera gukizwa, bikamutera guhinduka. Ntabwo ukwiriye kwita ku kaga n'amakuba ufite, ahubwo ijambo rirakubwiye ngo icyo uzasaba cyose wizeye, uri inshuti y'Imana, azakiguha. Urashaka gusaba iki? Niba ushaka gusaba amahoro, pfukama tuyasabe. Niba ushaka gusaba ibyiringiro bishya, reka tubisabe. Niba ushaka ko Imana igukiza indwara, reka dusenge mu izina rya Yesu, iyo ndwara urayikira niba wizeye. Kuko hano baravuze ngo icyo muzasaba data cyose mu izina rye muzagihabwa. Ntabwo yigeze arobanura ngo avuga ati ibi ni icyo wowe ushaka. Gusa ndagira ngo nkwisabire inshuti yanjye, umenye gusaba neza, umenye gusenga neza. Ushobora gusaba ibirebana n'isi gusa ukibagirwa iby'ubugingo. Saba iby'ubugingo, mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Niko Yesu yagiriye inama abamukunda, abamwizera. Aramubwira ati nimubanze mushaka ubwami bw'Imana, mwibikeho ubwami bw'Imana, kuko igihe kizagera ubwami bw'Imana bugutabare. Hari igihe kigera imbaraga za Satani zigatsindwa, kuko hari ubwami buri muri wowe. Ariko iyo nta bwami buri muri wowe, ubwo nyine Satani arakunesha. Saba Imana ubwami buture muri wowe. Yaradusengeye, Yesu aravuga ngo atwigisha gusenga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka bibe. Arasenga aravuga ngo ifunguro ridutungure duhe none. Mwibuka Abisirayeli igihe bajyaga Imana basabaga manu, Imana ibaha manu, bamwe bagira ubugugu bajya kubika, bucya byaboze. Buriya nuko mutabizi, Imana itugenera ibidukwiriye buri munsi. Imana itugenera ibiduhesha umugisha buri munsi.
muri iyi Bibiliya mureba handitsemo inshuro 365 zivuga ngo witinya. ni ukuvuga ngo uko ubyutse mu gitondo handitsemo ijambo witinya. Imana irakubwira witinya kugeza umwaka urangiye, ariko ugasanga Satani yaguhindishije ubwoba, ugasanga amakuba yabaye menshi wahiye ubwoba. Mu izina rya Yesu tugomba gukomanga ku rugi tugasaba icyo dushaka. Imana ibaha umugisha. Urashaka iki? Urashaka kwera imbuto? Ngo abantu bera imbuto basabe icyo bashaka cyose. Hari igihe Yesu yanditse aravuga ngo nzabaseka icyo mutinya kibagezeho. Yabibwiraga babandi banze kumwizera, babandi banze kumukurikira. Mu by'ukuri muri Isirayeli tuzi ko ari ubutumwa bwatangiriye, ariko harimo bamwe ngo batamwizeye. Hari abayuda batizera, hakaba n'abayuda bizera. Abo bayuda batizera ngo n'ubu barindiriye ko Yesu azaza, ntibamenye amakuru ko Yesu yaje. Ndagira ngo nkumenyeshe wowe wumvise aya magambo, umwami Yesu agusure, umwami Yesu agufashe, imbabazi z'Imana zigusanganire. Nibyo ushobora kuba ugeze ahantu wumva n'iri jambo ntacyo rikubwiye kubera umubabaro ukabije. Yesu aravuga ngo ubwo yageragejwe, ubwo yababajwe, ubwo yahuye n'amakuba, abasha no gutabara abageragezwa bose. Barakuroga, Yesu afite imbaraga zagukiza. Yesu yaranzwe kukurusha kandi afite no gutegeka, nabo bose bakanagukunda. Birashoboka. Yesu yarababwiye ati mfite ubushobozi bwatuma mwese mwigirayo, ariko kuko data yemeye ko nza mwese kugira ngo ncungure umuntu, ni mungenzi uko mushaka. Ngo bakamukoreraho ubufindo, bakagira gute. Hari naho bagezeho ngo hejuru bandikaho ngo uyu ni Yesu umwami w'abayuda. Kuba baranditseho ko ari Yesu umwami w'abayuda ntibyamubujije gucungura isi, ntibyamubujije gusubira mu ijuru, ntibyamubujije kwitwa Yesu. Bafite ukuntu bari bashatse gupfobya izina rye. Hari ukuntu mu isi Satani ashaka kugupfobya cyangwa abantu, ariko wowe b'inshuti n'Imana. Kuki abantu bakunda isi cyane? N'abantu bakunda ibintu by'ibyubahiro. Reka mbabwire, biravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro nibabishakishe gukora ibyiza badacogora, ngo abo ngabo Imana izabitura ubugingo buhoraho. Mwibuke rero rino jambo riravuze ngo simwe mwantoranije, ahubwo ni njye wabatoranije. Imana ibampera umugisha. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye, uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo gupfukamirwa. Sengeye umuntu wese wumvise iri jambo akumva riruhuye umutima we, kandi ureke ubugingo bube buzima rwose. Mpagaritse imigambi ya Satani. Umuntu wese urwaye nakire mu izina rya Yesu. Dusengeye abari mu makuba n'ibyago, ibihugu birimo intambara, ibihugu birimo amakuba, kandi mwami n'abandi bose bahuye n'ibyago, imitingito n'ibindi. Turasengera abari mu bitaro barembejwe n'umubiri mu izina rya Yesu. Buri muntu wese umusuri kandi umugirire neza. Urakoze mwami, natwe ukomeze kudufasha. Iyi Arabohora TV ukomeze kuyagura kugira ngo ubutumwa bukwire ku isi yose. Turagushimiye kuko ubyumvise mu izina rya Yesu. Amen.